Mu gitondo cyo kuri wa kane Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fatakumavuta yagejwe imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho akurikiranyweho rero ibyaha bitandukanye. Baragiye kurana rero urubanza ruhereye mu mizi. Sengabo Jean Bosco akurikiranyweho ibyaha birimo ukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura n'ibindi. Yahakanye kandi ibyaha aregwa, avuga ko ibyaha yakoze ari ibiganiro yabikoze bishingiye ku busesenguzi ariko ntago ari ibyaha yakoze bisa nk'ari ugusebanya cyangwa se gukora ibintu bitandukanye. Gusa uwunganira Sengabo Jean Bosco ari Fatakumavuta yavuze yuko Fatakumavuta byinshi yavuze cyane cyane nk'ibyavuze kuri The Ben yavuze ngo ari ukora ubusesenguzi, dore ko ibyavuze ku bukwe bw'iko hazabamo akavuyo yabivuze mbere y'ubukwe bwa The Ben. Avuga yuko ibyakoze byose byari ubusesenguzi, ntabwo yabikoze ashaka gusebanya byo gusebanya cyangwa se urundi rwango, ndetse kandi koza ari gusesengura gusa mu biganiro. Byinshi rero mu byaha aregwa yabihakanye. Gusa benshi bagaragaza ko nyamara Sengabo Jean Bosco ibyaha yakoze abenshi bivuga ko yabikoreshejwe ngo n'ibiyobyabwenge, ngo ari impamvu bamupimye bakamusangamo ibiyobyabwenge rero bisaba ko ngo bamujyana muri rehab. Gusa bivuga yuko ibi byaha aregwa nibiramuka bimuhamye Fatakumavuta azafungishwa igifungo cy'imyaka 9 muri gereza. Abenshi bati imyaka ari myinshi, gusa nyine niko bimeze amategeko n'icyo ateganya. Ibi byaha biguhamye ni imyaka 9 muri mabuso ufunzwe nyine ugomba kugororwa kugira ngo ujye ku murongo. Bwa mbere murabyuka ko aza mu rubanza mbere na mbere agezwa imbere y'urukiko mu mwaka washize. Sengabo Jean Bosco yahakanye ko anywa urumogi, avuga yuko rero ari uko bari bamukoreye icarubozo. Avuga ibyaha byinshi ngo bajya bamukorera muri gereza aho yarafungiye, afashwe nabi cyane, avuga byinshi bidasanzwe. Gusa Sengabo Jean Bosco icyo gihe ahabwa iminsi 30 y'agateganyo ari muri gereza kugira ngo ikirego cye babanze bakigeho neza. Ubundi bya Sengabo Jean Bosco byatangiye ryari? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamenyekanyije neza ko Fatakumavuta cyangwa Sengabo Jean Bosco yatawe muri yombi. Gusa baza gusangamo akakoresho urumogi, ariko iyo gihe hari ku itariki ya 22 Ukwakira 2024 mu kiganiro waramutse Rwanda nibwo Dr. Murangira Bitiri yatangaje yuko Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fatakumavuta yatawe muri yombi. Ikiganiro umuvugizi wa RIB yavuze ko nyuma yo kubona ibyo Fatakumavuta yatangazaga habayeho gukeka ko yaba ayivuga atari muzima. Nyuma yo kumupima rero bakamusangamo ikiyobyabwenge cy'urumogi, ati twaje kumupimisha ibiyobyabwenge dusanga akoresha urumogi. Ibisubizo by'abahanga bigaragaza ko afite ibipimo bya 198 mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 na 20. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yagaragaje ko iki cyaha cyahise cyongera ku bindi byaha yarari akurikiranyweho birimo gukoresha imvugo zatuma abantu bashyamirana, kubuza amahwemo abantu hakoreshejwe mudasobwa no gutukana mu ruhame. Dr. Murangira Bitiri mu kiganiro yagiranye n'igihe icyo gihe nanone yavuze ko Fatakumavuta yafashwe nyuma y'igihe bamwigisha bamugira inama ariko we akinangira akangakurekeraho. Ati yafashwe nyuma y'igihe kirekire, yarihanangirijwe, yaragiriwe inama, yarigishijwe ariko ahitamo kwinangira. Ikigomba rero gukurikizwa rero nta kindi uretse kuba amategeko agomba gukurikizwa. Yibukije abakoresha imbaho nkoranyambaga yaba abo mu myidagaduro n'imikino ko ntawe ukwiye ugukoresha izi mbaho nkoranyambaga akora ibyaha. Yibutsaho kandi RIB itazigera yihanganira abazikoresha bakora ibyaha. Ati kuba rero mu myidagaduro ntabwo bivuze kutubahiriza amategeko, ntabwo kandi ari ikwirakwizo cyangwa se yo gukora ibyaha uko bishaka. Aretse nkaho ari ukwigenga ariko ntabwo bishoboka. Kwigenga ngo mbaho nkoranyambaga ntabwo ari byo, bagomba gukurikiza amategeko. Ntabwo abo mu myidagaduro rero bafite ubudahangarwa butuma badakurikiranwa mu gihe bisha amategeko. Yibukije kandi ko abakoresha imbaho nkoranyambaga ndetse bakwiye gukurikira ndetse bakoresha imbaraga mu kurwanya ndetse ibi byaha bikorwa ku mbaho nkoranyambaga. Leta kandi ishobora mu ikoranabuhanga ho gukoresha mu bikorwa bishobora guhakorwa ibyahakoreshejwe imbaho nkoranyambaga. Leta ishora amafaranga menshi cyane mu byaha bituma rero bagongana n'amategeko, bagomba babyirengagize bareke kubikora. Ati turabona abantu batera imbere cyane bakizwa n'imbaho nkoranyambaga kuko abandi bahitamo kuzikoresha nabi, bishobora rero kuba ibyaha. Abo rero amategeko arabareba, bagomba kuzafatwa bagashyirizwa amategeko. Rero ibyiza nuko bakwirinda gukora ibyaha, bakumva ko ibyaha atari ngombwa, bakuriza amategeko ya leta, ubundi nabo bakaba nk'abandi banyarwanda bose. Rero Fatakumavuta amenyekanye cyane mu myidagaduro nyarwanda. Abenshi bagaragaje ko nyamara yagiye yibasira ibyamamare bimwe na bimwe byo mu Rwanda, ariko uyu munsi wa none byagiye bigaragara ko Fatakumavuta nyamara nubwo bitameze neza, gusa nanone byagaragaye ko nyamara uyu mugabo yakoze ibyaha cyangwa se arimo mu byaha yakoze harimo kwanga imiryango y'abandi, gutuka bamwe mu bastari cyangwa se
mu bantu byamara tuzi mu Rwanda, ariko nanone benshi bagaragaje ko uyu mugabo ibyinshi yakoze none yabikoresheje ngo n'urumogi nkuko bamupitiye akamusama ikigero cyo hejuru cyane. Ibyo Fatakumavuta biragoranye ko byumva, ibyo Fatakumavuta none bigoranye, ariko none imanza ndetse n'urukiko ruzakora akazi karwo. Reka tubiharire urukiko mu gihe ibyo yaregwaga byose urubanza rwahereye mu mizi. Yabihakanye avuga ko atari byo ndetse kandi adaciye ku ruhande. Umunyamategeko we nawe yavuze ko ibyo byose yabikoze ari gusesengura. Gusa hari amakuru avuga yuko yasabye imbabazi The Ben, agasaba imbabazi ndetse nawe bakazimuha mu nyandiko, ariko ikigaragara ngo nuko bavuga yuko ngo inyandiko kuba yarabaye ariko ngo imbabazi ziba zaje igihe cyararenze. Nibisa nkaho ariko bamwe bagiye bagaragaza ndetse batanga ubusesenguzi gusa ngo imbabazi zaje nyuma igihe cyararenze, kuko biba bigoye ko umuntu wamuha imbabazi yaramaze kugera mu nkiko bagiye gukurikirana. Gusa ntawamenya, reka tubihanga amaso tumenye uko bigenda. None se niba wenda baraguha imbabazi n'icyaha cy'urumogi bazaba baraguha imbabazi, nyine byose biragoye. Gusa urukiko ruzakora akazi karwo, cyangwa se ubucamanza nabwo buca urubanza nyine nk'ababigize umwuga, ubundi turebe icyo bizatanga. Gusa ijyanye nuko Fatakumavuta uyu munsi none akiri mu minsi 30 y'agateganyo gusa, ariko none yatangiye urubanza mu mizi. Reka turebe kizava mu rubanza. Nizere ko kandi umeze neza. Kora subscribe n'utarayikora, like ndetse na comment mu biganiro byacu bikurikira.